ko hari abantu benshi bayoboka shitani mu nsengero bayoboka shitani bayobora abantu mu nsengero babibera kuri shitani ibinyoma bibera mu nsengero ubuhanuzi bw'ibinyoma ubwo ibyo berajyana abantu kumana niyo bakamana uri kuvuga ntishobora kubaho hatari politike ndongera avuga akantu navuze kandi nongera gusubiramo abanyamadini bakwiye kumenya yuko abantu bafite bashumbye atari abantu babo ntubone ukurikirwa n'abantu baza ukuza urusengero rw'abantu 20,000 ngugire ngo abantu nabawe barabo ntago ubacungira umutekano hari leta sibyo hari leta yavuze ngo ministeri y'inga bikwiye kujyaho ikarinda inkiko z'igihugu ikarinda umutekano w'abanyarwanda bose hakaba polisi icunga abantu n'ibyabo hakaba ministeri y'ubuzima itegura uburyo bikingiza uburyo bavurwa uburyo haboneka imiti n'ibindi nk'ibyo ngibyo ari naho ibintu biza gupfira abantu babona leta yafashe icyemezo ku bantu bo mu nsengero ngo bafashe icyemezo ngo muri Grace Room yigeze ngo leta yivanze mu by'insengero abo bantu ufite ntabwo ari abawe abo bantu serivisi agusaba uretse kuza aho ngaho mu rusengero agataha izindi serivisi z'ubuzima busanzwe hari z'umuha reka mpere ku cyo bise ko leta yivanze mu by'amatorero yego ubundi yabyivanzemo byagenze gute leta yabonye ruri gushya izana kizimyamwoto iza kuzimya byari biri gushya kuko reka nkubwire amadini n'amatorero yari yasanzwe yarakibiriho uburyo agomba kwiyandikisha ariko baza gusanga reka hari amaterimi yari yaradutse mu minsi yashize ku buryo umuntu yakenaga ngo kweri warakennye ubu byaranze ntiwashinga n'agacaca agacaca kakaba akantu koroshye gushinga igihe ibindi byose byanze kandi ukabuze kuzasarura sibyo kandi ukabwiriza abantu yuko agakiza twagahawe ku buntu ariko ukabwira ubuntu kugira ngo Imana iguhe umugisha noneho wowe ugomba kumuha amafaranga rega hari ibintu byadutse none se niba twemera yuko buriya nka filime zirimo ibintu by'amadayimoni ibintu by'amarozi n'ibiki ari spirituel muri Nigeria twumva ari izisanzwe muri Tanzania twumva ni ibisanzwe kubera iki ibyo bintu baragiye babijyamo dufite abapasiteri tuvuga ngo ibyo bihugu bamaze kugera kuri urwo rwego ariko tunafite amakonexion noneho y'abapasiteri ba hano naho mu ibyo bihugu yego bagiye kuyashaka se bagira ngo n'ububanye n'amahanga busanzwe bagira ngo byaciye muri minafete oye ubu se nta nsengero uzi mu materaniro bashyiraho dress code cyane ntazo ntibuvuge ariko ba nyirazo baraza kundakarira kuki no kuba mundakarira ubwabyo nuko mwayobejwe mwarayobye kandi mwarayobejwe dress code iza gute ku bantu ubwira yuko bagomba kuko bura dress code ahantu abatazi password irimo hari gihe uzi ngo imyenda y'umweru kuko buriya nahoze mbona n'abantu bari kuvuga ngo abantu ngo baranga ibiganiro ngano bagambaniye Grace Room barigambaniye bigenda gute none se umurambere wagambaniye Grace Room ni Pastor Julienne Kabanda wagiye gukorera ku cyangombwa cy'ibyatemerewe Pastor Julienne Kabanda wagiye kubatiza atemerewe kubatiza akabatiza muri piscine yagenewe kogwamo atari Yorodani ariko reka nkubaze ubu umumotari aragenda afate moto idafite autorisation nta perimagira polisi nimufata umbwire ngo uyu muntu ngumumotari ngo ari umumotari ngo wundi ngo yamugambaniye mu bijyanye n'iki ukibaza ngo ni gute umuntu ahagurutsa abantu kuwa mbere hagaruka 20 kuwa kabiri 30 ariko no wajya kureba umubare mu gihugu w'abantu uzi wewe bafite ubumuga bakize kumva nago bazi nakubwiye ko ibitangaza ndabyemera ariko karita ya mbere y'igitangaza bibaho raroma gake gashoboka aho kuntega ibyo bindi mu ntege ko nzaseba ndi gusaba imbabazi narabwiye ngo umunzani uriya mwana cyangwa Pastor Julienne Kabanda muzani ngiye nzamucalenjinga mwereka ukuntu azi gusoma no kwandika ndetse azi n'ibindi birenze ibyo ngibyo azane mama we n'umuganga wamukurikiranye muri serivisi zo gufata imiti ku bana n'ubwandu bw'agakoko gatera sida amamirize ko nyuma y'igihe kirekire afata imiti yamupimye agasanga yarakize ngiye nzakora ikiganiro 30 mfukamye ari gusaba imbabazi abantu baraza bakatubeshya ariko noneho iyo ugiye kureba ba bantu babizera buhumye nibo bagambanye ba kabiri rero nakubwiye iyo leta ibonye abantu bayo bahumye yego bari kuyoba ni Julienne Kabanda abakabiri n'abantu yayobeje kuko reka nkubwire reka nsubire mu byabaye reka nkubwire kuyoba kwabona kukubwira niba umuntu azakantuka kubera ko navuze ko nanenze ukritika ibintu nemererwa n'itegeko nshinga yego ko natanga igitekerezo mbwa n'ibyo ndabinenze nkanatanga fact sibyo akaza kantuka leta igomba kundengera nubwo nta kirego natanze sibyo ariko hari benshi babangamirwa nkuko nanjye mba nabangamiwe
ntago wumvise se ihangana ryabo ntago waryumvise aho umwe atanga urugero aho Apotre Mignone yatanga urugero ngo ntibashinga undi akamuhindura umunyamarawi ngo murona tudashinga ririya hangana ubona kuriya mu bakozi b'Imana abo bashumbye urumva rimeze gute buriya kera twabyirutse ababyeyi bacu bakunda kutubwira ngo nakataraza muzakazana akataraza ntibakazanye oya akataraza mu bihe bitandukanye batubwiraga akataraza barakazanyaho amaturo atakirayo kuba bubaka urusengero no gukora ibindi byo mu nsengero ari kugurira ababishop n'abapasteri babo imodoka ama Range Rover n'ama V8 sibyo akataraza karaje aho abantu bakomaga mu mashyi bakishima bakavuza impundu ubakabasiga bavuza amafirimbi akataraza barakazanye RGB ifite abantu bashinzwe kuvuga ngo ndabyuka ngenzura abashinzwe ubugenzuzi umuntu uri gukora ibinyuranyije n'ibyo twamwemereye RGB kitari bize yari bize kuki bikoze ubu nicyo nagiye baza yaba yarasembuwe n'iki rero ndakubwira ibintu bitatu Yes reka nanjye gusuhuza aho dukurikiye yaba ku Isezerano TV cyangwa se ku Kwezi TV ni by'agaciro gakomeye cyane kubugarutse ku bana twumwanya nk'uyu nguyu reka ngushimire kuba warahisemo iyi channel kuri kamera ndi kumwe na mugenzi wanjye Theo wo Kwezi TV nishimiye kukwakira ku Isezerano ako abantu barabizi ko kwisezerano yuko isezerano dutangira ikiganiro cya mbere buriya cyagiye kwisezerano twari turi kumwe ibyo nari kubivugaho hari ukuntu abantu bafitanye ubufatanye butagaragara kuri kamera ngo abantu babimenye ariko ntabwo gufatanya uyu munsi ari ibintu bije ubu ngubu rwose guhera kuri projet z'isezerano guhera kera kuvitangira uri mu bantu bafite uruhare nibura nka 85% kugira ngo isezerano ritangire cyangwa na 90 urakoze kuko iyo pourcentage nayo yimpaye yenda yo nyihana ariyo nari kwiha nkeya ariko ubwo ari wo yimpaye ndayakiriye ndabashimiye kandi rwose ni ibintu mpora nzirikana cyane nituvanga nyine ucisha ahantu ariko urabizi ko nta mwanzi wagutera turutse wanjye ndabizi cyane kuva zamani aha ku Kwezi rero mumeze mute tumeze neza turashima Imana buriya iyo umuntu abonye umwanya wo kugaruka imbere y'abantu badukurikira kongera ukabaha amakuru cyangwa ukabaha ibitekerezo mu buryo butandukanye ubuzima buba ari ubwo wa munyarwanda bavuze ngo kuramba no kuramuka ubwo n'umundi bavuga ngo iby'uyu munsi ifunguro ry'uyu munsi ndaribonye kandi ubwo nizeye ko niryeje Imana izarimpa nibyo yego ku Isezerano abantu babizi dukora ibiganiro bya gospel ariko uyu munsi ntabwo twatandukiriye hari umuntu ushaka kukubona uyu munsi nakumenyeye mu biganiro bya politiki akavuga ati se nano mugeze no muri politiki ariko uyu munsi tuje muri gospel ahubwo uretse gato tukiraho ubundi kitari politiki ni iki ikitari gospel ni iki gospel turavuga ngo ni ibijyanye n'ubutumwa bwiza iyobokamana ko hari abantu benshi bayoboka shitani mu nsengero bayoboka shitani bayobora abantu mu nsengero babera kuri shitani byose nawe urabibona ibinyoma bibera mu nsengero ubuhanuzi bw'ibinyoma ubwo ibyo birajyana abantu ku Mana none se ibinyoma bibera mu hanyuma politike nayo none se RGB si urwego rwa leta si yo sirega ibijyanye n'amana si ikora politike bijyanye n'inuze n'isengero ufite ibintu iyo batangiye guheza inguni ngo ibintu ngo ni politike ngo ibi ndi yobokamana nta muntu nuvuga ngo twese ahantu tuba nongera ntanga urugero natanze ejo mu kiganiro nakoze navuze ngo igihugu ni nk'inzu cyangwa se amapartoma ibirimo ibyumba byinshi ariko dupartage salo nukuvuga ngo twese dufite angere umuntu abamo dufite icyumba buri wese abamo mu buzima bwa buri munsi ariko dufite aho duhurira byanze bikunze ni nayo mpamvu mu kuregretinga bya bintu iyo hagiye kurubaho politike yo kujera imikino bavuga bati Stade Amahoro ni byiza abantu bakwiye kujyamo bakidagadura BK Arena nuko ari ugatekereza ngo udashaka kwidagadura we ukeneye kuryama akaruhuka wamuteganyirije iki ufite akabyiniro twamuteganyije ko agomba kwishima akabyina kugeza igihe ashakira ariko mpamvu bashyira amasaha yo gufunga bagashyiraho sound proof ni ukugira ngo uburenganzira bwawe muri cya cyumba cyawe butabangamira abandi ko muhurira muri salo yego n'ubundi buzima rero politike ntishobora kubaho ukwayo hatabaye imikino imyidagaduro iyobokamana ubuzima byose biragenda bigahura n'iyobokamana uri kuvuga ntishobora kubaho hatari politike ndongera avuga akantu navuze kandi nongera gusubiramo abanyamadini bakwiye kumenya yuko abantu bafite bashumbye atari abantu babo ntubone ukurikirwa n'abantu baza ukuza urusengero rw'abantu 20,000 ngo ugire ngo abantu n'abawe bari abantu ntabwo ubacungira umutekano hari leta sibyo hari leta yavuze ngo minisiteri y'ingabo bikwiye kujyaho ikarinda inkiko z'igihugu ikarinda umutekano w'abanyarwanda bose hakaba polisi icunga abantu n'ibyabo hakaba minisiteri y'ubuzima itegura
uburyo bikingiza, uburyo bavurwa, uburyo haboneka imiti n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Hakaba minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu igena za gahunda zigenerwa abaturage. Yego. Abo bantu ufite b'abayoboke bawe mu itorero ntabwo ari abawe, ni ab'igihugu. So ari naho ibintu biza gupfira, abantu babona leta yafashe icyemezo ku bantu bo mu nsengero, ngo bafashe icyemezo ngo muri Grace Room yigeze ngo leta yivanze mu by'insengero. Abo bantu ufite ntabwo ari abawe. Abo bantu afite umudugudu abamo. Yego. N'akagari n'umurenge. Serivisi agusaba uretse kuza aho ngaho mu rusengero agataha. Izindi serivisi z'ubuzima busanzwe hari z'umuha. Hari serivisi z'ubutaka utanga aho ngaho. Abantu ntabwo barabyumva. Ntabwo abantu barabyumva, ariko utabyumva bipfira he rero. Bipfira ku nyigisho z'ubuyobe baha abantu, kugera abantu sigaye ugenda ugasanga ntawe uvuga neza. Ufite umutekano dufite tuwushimira Imana, tunawushimire pasiteri wa usenga kugira ngo barasenga ibyiza twagezeho, bakabisenga ko tubirebera muri spiritualite gusa. Yego. Ariko ntibashaka ko tubirebera no mu mutekano w'igihugu, mu bikorwa remezo igihugu cyakoze, mu buryo bw'ibifatika. Kuki dukora live streaming mu Rwanda bagira ngo abapasiteri batayikora mu bihugu wenda duturanye ntavuze, nuko batazi kuyikora. Nta internet yabasha kuyikora bafite. Yego. Buriya internet mu Rwanda nujye uyikoroka, ugira ukinjoye ukabona irihuta. Cyane cyane tuvuge nka YouTube. Nabimenye rimwe nahuye n'abantu bo muri Ministeri ya ICT. Buriya iyo urebye video ya bwa mbere kuri YouTube mu Rwanda, uyireba kuri server yo muri Amerika. Umuntu wa mbere uyirebye. Iyo umuntu arebye video ku Isezerano cyangwa Kwezi TV cyangwa indirimbo ya Bruce Melody cyangwa undi muntu, uyireba bwa mbere kuri server yo muri Amerika. Uwa kabiri abandi bantu bose basigaye, u Rwanda rwateguye ikoranabuhanga rituma bahita bayidownloadinga, ukayireba kuri server hano mu Rwanda. Nuvuga ngo uhita ureba nka copy iri HD yaje mu Rwanda. Ibyo ni ibintu bakoze kugira ngo ugire video bidacikagurika. None wowe wagenda wakora live streaming y'igiterane, ukikomanga ku gatuza. Yego, urabishimira Imana n'abantu wita bawe hariya. So by the way, abantu baje babyumva neza yuko ngewe ngiye kuvuga Imana, ntago Imana nyishyira kure cyane y'abantu. Ubuhanga bw'Imana n'imbaraga z'Imana abantu bazifata bakafata nk'ibintu biri mu kirere. Imbaraga z'Imana yazigaragaje cyane mu gihe yaturemaga. Ntabwo umugabo n'umugore babyara ngo bamenye fenomene Imana ikoresha kugira ngo umwana, kuko umwana kugera umunsi avuka ntabwo wabaza umwana uzavuka ukwasa. Abahanga mu by'ubuvuzi baragaragaza bati azavuka ari umuhungu, azavuka ari umukobwa, afite ubuzima bumeze gutya. Ariko byanze bikunze yavutse hari ibintu usanga na muganga atari yiteze. Uko azakura, uko agenda akura, nuko asarega, nuko asa, nta muntu ubigira muri nawe umurera agasabune we n'umuhakaraba n'ibiki, ntabwo ugena imikorere y'umwana wawe. Niyo mpamvu bavuka ari babiri b'impanga, ari impanga barya bimwe, baba ubuzima bumwe, umwe akaba igikara, undi akaba inzobe, umwe akabyibuha undi akananuka. Ibyo byose bigaragaza ububasha bw'Imana n'imbaraga z'Imana. Ariko ibitangaza bisigaye bihari uyu munsi ni ibintu by'ibipapirano byo kuza kutubeshya. Wenda tutarinjira mu bitangaza, waruvuze uti kuba abakristo batari gusobanukirwa ko byose ari politike biterwa n'ibinyoma abapasiteri bababeshya. Koko se ubona abapasiteri bafite ibinyoma? Reka mpere ku cyo bise ko leta yivanze mu by'amatorero. Yego. Ubundi yabyivanzemo byagenze gute? Leta yabonye ruri gushya izana kizimyamwoto iza kuzimya. Byari biri gushya. Kuko reka nkubwire, amadini n'amatorero yari yasanzwe yarakibiriho uburyo agomba kwiyandikisha. Ariko baza gusanga rega hari amaterime yari yaradutse mu minsi yashize, ku buryo umuntu yakenaga ngo kweri warakennye ubu byaranze ntiwashinga n'agacaca. Agacaca kakaba akantu koroshye gushinga, igihe ibindi byose byanze. Ibintu byose byanze. Kandi ukabuze kuzasarura. Sibyo? Kandi ukabwiriza abantu yuko agakiza twagahawe ku buntu, ariko ukabwira ubuntu kugira ngo Imana iguhe umugisha, noneho wowe ugomba kumuha amafaranga. Kandi agakiza twaragaherewe ubuntu. Imigisha y'imigurano se. So urumva ngewe ntago hano nje kurwanya ibintu bijyanye n'amatorero, bijyanye n'amaturo n'ibiki n'ibiki. Nk'amaturo ubu yamaze guta sanse kubera uburyo icyo yabaye cyo. Sibyo? Ubundi ubwiye abantu mu rugo ukabwira uti rero buriya kugira ngo turye tunamwe bigende neza mukore contribution. Kwa ko pasiteri hano hantu mukeneye ko dukoresha ibyuma bivuye mu maboko yacu. Ijwi rigasohoka rimeze neza. Umuriro tukeneye ko abantu tuzakorera hari ivumbi. Ibyo bintu byari bifite sanse. Nuko amatorero menshi kera yigishaga ibijyanye n'amaturo.
ni icya cumi. Umurimo w'Imana wari uwo nguwo. None umurimo w'Imana ubu ngubu ni ukuba, ariko iyo murebye mukabona pasiteri kanaka agenda muri V8 mubona imodoka ngendamo mwumva muhesha Imana icyubahiro. Imana iri hemwe ibyo bintu. Guhesha Imana icyubahiro ni ugupinganisha pasiteri wo muri ya torero n'uwo muri ringiri imodoka bakwiye kuba bagendamo mu buryo zitandukanye. Ikibazo. So pasiteri yakwiye kuzavuga ati dukwiye kuba mu rusengero rusakaye. By the way, na leta y'u Rwanda iyo smartness irayemera cyane. Ngira ngo niyo mpamvu ni nyinshi zifunze. Yego. Hanyuma ubundi bazifungiye iki ko bahoraga batura. Ugiye ukareba insengero bafunze ukabara ku munsi. Buri abantu batazi kubara batajya batekereza imibare uburyo ibara. Reka nkubwire tugiye kubara. Abantu nshaka kujya bamenya ngo niba urusengero ufite abantu 10,000. Yego. Sibyo? Reka tujye mu mibare 10,000. Reka tubare igiceri cy'ijana ku bantu 10,000. Sibyo? Yego. 10,000 turakuba igiceri cy'ijana. Ni 100,000. Ku cyumweru. Reka tubikube kane mu gihe cy'ukwezi. 1,400. Ni gute urusengero rushobora gufungirwa yuko rudafite amapave? Sibyo? Rumaze imyaka 15 rwakira aya mafaranga mvuze, imibare nafashe mwayumvise, amafaranga nafashe mwayumvise. Yego. Mutekereze rero no handi babwira abantu ko ibiceri bisakuriza Imana ko bagomba gutura inote. Ubwo nta biceri birimo. Sibyo? Ni gute ahantu batura bashaka kugira turnover buri mwaka ishaka kungana na miliyari kuri bamwe nagiye mbona? Nanjye numiwe. None se ni gute? Erega hari umuntu ujye gona kumbwira ngo abantu barayobejwe kugera ubwo bizera. Hari akantu kandi ibintu ngiye kubwira nzabantu benshi babikora. Akaba ari umurokore acuruza mu mujyi. Sibyo? Ahubwo ariko se ngo nta kuntu ngo urabona ibintu uguze ngo 300 ngo nta kuntu nakubita fagitire k'ibihumbi 70 kugira ngo batacanjinga menshi ya TVA. Urumva umusoro nguze 300 ariko reka ngo agafagitire kugira ngo ndabona abantu ba Rwanda Revenue hanze aho ka 70. Ka 70 kugira ngo umusoro wa leta ngunyereze. Ariko akakubwira ngo ngo cya 10 ngo nago nanyerezaho n'amacyanga Imana ibindeba. Hanyuma yunyereza umusoro ntago Imana ibikureba. Cyangwa unyereza umusoro buri mugira neza. So niho rero umuntu ujye gukunda kumbwira ngo abantu baragiye bemera gukiranukira leta itabatunze. Ufite leta batunze bashaka kuyikiranukira. Ariko leta ibatunze ntibayikiranukire. Uwo musoro uzubaka amashuri. Yego. Uwo musoro uzubaka amavuriro. Uwo musoro uzubaka umuhanda. Kandi byose ujya mu rusengero ugashimana ko ari Imana yabikoze. Yego. Urumva kunyereza ugasaba fagitire ntoya byo nta kibazo. Imana byo ntago ibuka ko Imana ikureba. Ariko wagira ngo ngo urumva ngo nungutse 100,000 kwanza ubwo wenda banabyungutse muyo wibye Rwanda Revenue ubwo rongo 100,000 ngomba gutanga 10 ngo ntabikoze ngo Imana ngo ibindeba. Ubwo bujiji warangiza no kazaza mu rusengero katubwira ngo byahishwe abanyabwenge ngo bishurirwe abaswa. Ibyo bintu byo gusingiza ubuswa, byo gusingiza ubujiji, byo gusingiza ubukene. Ntabwo byemera ko ibyo ngibyo ari biri mu byanditswe byera. Abantu kubera ko niba wemera ko uri umuswa tayari ubwo nibyo byanditswe byera bisomanya ubuswa. Niba iyo terme y'ubuswa uri kubanza ukemera ko bigomba guhishurirwa abaswa bigashwa abanyabwenge, nuko utazi icyo abanyabwenge ari cyo. Dusubire kera mu bihe Bibiri yivuga. Salomo yari umunyabwenge. Bibiri imuvuga nabi? Oya. Ubwo tugomba gushaka rero ibintu byahishwe abantu nk'aba Salomo, tugashaka ibintu byahishwe abandi bantu, twashaka kugana babaswa abandi babayeho ku icyo gihe cyabo. Ariko uretse ko ngira ngo na Bibiliya nta bitwereka. Reka nkubwire Evo, nta muntu numwe ufite ubwenge butekereza ukwiye kwishimira kwitwa umuswa. Uretse ko bino bintu binazamo noneho nivuga butumwa twazaniwe n'abakoroni. Hari ibintu bibwirizwa mu matorero amwe namwe bigendanye n'inyigisho z'abakoroni zo kudukundisha ubukene. Kutubwira ko ibintu ari iby'isi, ko dukwiye kurarikira gakondo yo mu ijuru. Kandi pastor bikubwira icyangombwa cy'ubutaka kiri mu bintu aryamyeho. Ni iby'ijuru se? Iby'isi nibyo dukwiye gushaka kuko nibyo dufite. Sibyo? Ahubwo tukabishaka mu buryo butadutandukanya cyangwa se budatuma ufite gushaka iby'isi no kuba iby'isi n'ibintu bibiri bitandukanye. Abantu bagiye bumva itandukaniro ry'ibintu. Ariko Theo wenda ukira aho hantu uravuze uti tugiye gushaka iby'isi. Muri iyi minsi noneho hari reka mvuge ngo hari abapasiteri bahari bigisha gukunda iby'isi kurenza noneho gukunda iby'ijuru.
yego arizo ibyo nabyo nyigisho birahari ariko Yego. nabwo babyigisha ibyo ndaza kubigeraho Aha. ibyo biri mu nyungu zabo ni ukuvuga ngo ni iby'isi kugira ngo winjize miliyoni 10 kugira ngo icya 10 cya miliyoni 10 gitandukanye n'ibihumbi 100 uze kubona menshi sibyo abo ariko harimo n'ikindi cyiciro cy'abafite imbaraga nabonye n'umuntu wabivuze ejo bundi abantu barapinga kuki se abantu bemera imbaraga z'Imana ntibemera imbaraga za Satani yuko nazo zihari ngenda byemeye ko Satani abantu bose babwiriza sibyo bamwe babwiriza abantu ngo bagahima bagira gute abantu imbaraga ziri senatirere imbaraga zirenze iza muntu zirahari ariko zose ntago ari imbaraga nziza sibyo rega hari ibintu byadutse none se niba twemera yuko buriya nka filime zirimo ibintu by'amadayimoni ibintu by'amarozi n'ibiki ari spirituel muri Nigeria twumva ari izisanzwe muri Tanzania twumva ni ibisanzwe kubera iki ibyo bintu baragiye babijyamo dufite abapasiteri tuvuga ngo ibyo bihugu bamaze kugera kuri urwo rwego ariko tunafite amakonekisiyo noneho y'abapasiteri ba hano nawe muri ibyo bihugu yego bagiye kuyashaka se bagira ngo n'ububanye n'amahanga busanzwe bagira ngo byaciye muri minafete oye ni ugucisha nk'uko n'abandi bose n'abemera iby'ubupfumu bazi ko baba bafite ahantu babikomora nose urabizi ko bacisha koko ntawe ndi bukubwira izina ariko birahari erega hari ibintu byinshi ndi bukubwire hano reka nkubwire vuba ibintu byinshi tugiye twareba iby'iterambere uburyo byaje twakibaza ngo Imana yarahindutse kera twabyirutse yari ejo n'uyu munsi ni kwira twabyirutse batubwira yuko abana umwana yaba atambaye inkweto batubwira ati niyo utambaye inkweto urajya gusenga ibyo ntabwo ari Imana irebereye mu mutima w'umuntu ubu se nta nsengero uzi mu materaniro bashyiraho dress code cyane ntazo ndibuvuge ariko ba nyirazo baraza kundakarira kuki no kuba mundakarira ubwabyo nuko mwayobejwe mwarayobye kandi mwarayobejwe dress code iza gute ku bantu ubwira yuko bagomba kuko bura dress code ahantu batazi password irimo hari gihe uzi ngo imyenda y'umweru kana we nta no gushaka no kubimenya uzagenda uyigure bisanzwe ariko warayikomanze harakomanze iyo myenda hagategura kuko reka mbwire kugeza ubu sibyo ntabwo ari ngombwa ko umuntu akubwira ngo genda ungurire kandi mvuge mu bikoresho dukoresha da izi kamera dukoresha ni Canon si ngombwa ko umuntu akubwira ngo genda ugurire mu iduka ryanjye riri mu mujyi hoye birasaba yuko ngende burangure Canon ubone nkaza andi mamarike yose ne kunyarangura none nimbwira abantu banje babwira nisha rero umuntu udafite Canon biragoye ko ibintu uzaba successful udashatse Canon ntabwo niko ngura uzazisanga fa kuba nzi ko ngewe nakomanze Canon kandi nkaba nzi ko abantu banje nzababwira ko kamera nziza ari Canon n'ubundi dress code arayikubwira noneho style y'imyenda kubwiye we azi yuko nyuma yo kuyikubwira azahiboneka ariko ahiboneka we n'ujyayo ntuzamenya yuko wa muntu yarabizi yuko cyangwa se afite ahuriye nabyo yego abantu bari muri business barayobya abantu ariko n'abantu baragiye bararekera abantu bararekera abapasiteri bararekera abashumba babo ni kwa kana ugasanga murarimba kana hakorenze uko aririmba Imana aho rero niho abantu benshi bakunze kuvuga bati kuki abo bantu bakunze kuririmba abapasiteri cyane kurenza uko bavuga Imana aba baririmba ndababariye ntabwo nabaribo reka nakubwira impamvu nakoze ibiganiro bibiri kuri Grace Room yego umuntu niba akunda umushumba wa Grace Room Pastor Julienne Kabanda niyo mubwiriza Imana koko ni gute azangiye bakanyandikira kantuka ubwo Grace Room yamumariye iki ngo niba yarigishije yakabaye gutuka ntabwo yakabaye anuka nge mpita mbona sibo bavuga tubwira ko tuzabanyera ku mbuto bera yego ubwo se yakijijwe iki niba uriya muntu niba ahantu mujyana ari aho ngaho muri make ahantu yamuyoboye ni hehe yamuyoboye ahantu havuga ngo uzandwanya wese nawe ugomba kumurwanya ntago ari izina ry'Imana kuko azambwira ngo nguhe ngo uratiye kumushumba ngo uraje ngo urware ibibembe ngo n'umuryango wawe ngo ndakubwiye ngo ngo ngiye kugusabira umuvumo ubwo se uwo muntu kwanza njye nari mbabwirisha musenga Imana iciriritse kweri ngiye Imana nsenga mbere na mbere ntago ushobora kwisaba umuvumo umuntu ngiye umuhe aya ngiye izina ryanjye nitwa Imana irakiza ndarimininga ngiye nzi icyo risobanuye zimbaraga z'Imana imbaraga ngiye nemera ntabwo ari Imana ubwira ngo uriya n'umwanzi wanjye tumurangiza gitumuteza ibi n'ibi tumuteza ibibembe yego ntabwo Imana ngiye nemera ari Imana kwanza ibura ari Imana ni demokratike buriya nujya kureba mwiremwa Imana niho hantu ubonera ko batubwira ngo bya demokarasi y'abagereki Imana niyo yambere igira demokarasi niyo mpamvu itigeze ifata Adamu na Eva ngibateye ngo mugomba kwitwara gutya na gutya yabahaye liberté yabo hagati kwihitiramo icyiza n'ikibi yego
none Imana abo basenga igomba no kuguhatira aho ugomba gusenga n'ibyo ugomba kwizera ku buryo utizeye nkabyo cyangwa uvuze ngo biriya ntago ngewe ibyo kana kavuga n'ubuhanuzi bwe ntago mbwizeye ugomba kwita urwara ibibembe. N'Imana ubwayo iri demokratike. Imana itanga umudendezo w'uko abantu bagomba kwihitiramo no gushishoza. Imana ntago itubwira ko utemera ibintu nk'ibyo wemera ugomba kumurwanya. Ariko mu mateka nyine amadini tuzwari cyo bise ngo ni intambara ntagatifu. Abantu bakicana bakabarana ngo bararwanira izina ry'Imana. Imana si inarimba ibuza imbaraga zo kwirwanirira. Urwanirira Imana gute ubundi ko Imana yirwanirira. Hanyuma abo bashumba niba umuntu ararikira umushumba we akumva ko bafunze Grace Room nubwo nzongera kugira handi hantu nsengera. Imaze imyaka 5. Nuva ko Imana imaze imyaka 5 igeze mu Rwanda. Wapi? Kuki abantu bambuwe ubwenge ariko RGB nikikora nicyo leta ikora kuko buriya nahoze mbona n'abantu bari kuvuga ngo abantu ngo baranga ibiganiro ngano bagambaniye Grace Room barigambaniye bigenda gute none se umurambere wagambaniye Grace Room ni Pastor Julienne Kabanda wagiye gukorera ku cyangombwa kibyatemerewe uyu nwango yakoze ibitamwemere iby'icyangombwa kitamwemere Pastor Julienne Kabanda wagiye kubatiza atemerewe kubatiza akabatiza muri piscine yagenewe kogwamo atari Yorodani kuko mu mabwiriza mashya kubatiza muri piscine ntago bikemewe. Umugambanyi wa mbere umuntu wagambaniye Grace Room utari Julienne Kabanda ninde? Niwe wa mbere wayigambaniye. Niwe wa mbere umugambanyi wayo wa mbere. Ariko reka nkubaze ubu umumotari aragenda afate moto idafite autorisation nta permis agira. Polisi nimufata umbwire ngo uyu muntu umumotari ngo ari umumotari ngo wundi ngo ne yamugambaniye mu bijyanye n'iki? Takoza uramutse umbwiye ko ari umuntu mubuje wenda kwiga kugira ngo azabone provisoire uwo muntu ashaka kuba yarabigize mu ruhare ariko nawe ntago uwo muntu amaze kubona kadafite ibyangombwa yagomba gushaka ikindi akora. Yego. Ibyo akabyihorera. Yes. Ushaka gusanga ubu nabona wenda nifuza gucukura amabuye y'agaciro ariko nafite lisanse yabyo. Numva nifuza kuba umuganga ariko ntabwo nigeze niga ikiganga. Ubwo se ndavuga ko umuntu yangambaniye ndamutse nshinze akavuriro katemewe bakaza minisante kagafunga. Wavuga ngo abantu ngo bagambaniye kuri minisante ngo bagambaniye Theo ngo ndabazi bagambaniye kubiki ko ngewe nagiye gukora ibintu bitemewe. Grace Room uyu munsi ruta itorero rya Pastor Stanley Kabanda. No kuvuga ngo mu Rwanda ni nkaho ikigo kimwe cyagera kikaruta kikamenyekana kurenza igihugu. Cyangwa ministeri nkuko ari ministeri. Ministeri imwe mu Rwanda ikabizwi na ministeri azwi ariko nta muntu uzi u Rwanda. Bakaba batumira ministeri ko batajya batumira president wa Republika. Yego. Pastor Julienne Kabanda rushize n'umugabo we. Kandi akanta afite ni gato ugereranyije n'icyo kuko ni kari anda itorero ry'umugabo we. Wenda kumurusha izina simbona kari ikibazo ahubwo kurusha izina itorero. Reka da no kumurusha izina ubwabyo. Sibyo kuko ntago ari umuvuga butumwa wemewe. RGB ifite abavuga butumwa yugiye kwiyandikisha hari n'umuvuga butumwa wize ibijyanye na theology ugomba kuba ari we itorero ryanditseho. Ubundi abantu bita abasatuzi. Rego hajya ngo arabantu nabanye bambwira. Ngo ngivugira ibya M23 ngibyo kama ntago wabimenya. Hanyuma se mwebwe mubizi kuki senye ntabimenya. Dore naho ibintu bipfira abasatuzi nabo urabazi. Reka mbwira abasatuzi. Spirit irimo n'impamvu ari abantu badanje. Kwanza kukibisa babisa abasatuzi. Nuko basaturaga amafaranga. Niho byahereye bwa mbere. Yego. Yagomba kuza bakabwiriza noneho agatuma muza kwikora kwikofi. Akitangisha. Noneho mukaza gutora menshi. Hanyuma mugakira gute mugapasura. Burabuni bake n'abapasuzi. Mugomba gupasura amafaranga. 50-50. Mwagatwaraye itorero naho agatwara bwati nige watumye muyazana. Kubera icyo umusatuzi yabaga kenewe. Nuko bagashaka kuvuga ibintu bikurura abantu. Ubundi buriya nko mu mwuga wacu witangaza makuru. Umuntu aramutse inkuru y'ikinyoma y'igihuha irahiremereye. Akenshi usanga abantu bayishidukira nubwo wenda uwo muntu bamutekariza icyizere ejo ntibasubireyo. Abantu bigisha ibintu bitabaho birenze ubwenge bwacu. Ni nabo bantu bashaka gusarura amafaranga menshi. Ni abantu bashaka kugira popularity. Ibi bintu rega nitya tubivuga dutanga n'ingero z'ibintu byabayeho. Ejo nabivuze mu kiganiro uyu munsi mbivuge. Yego. Ba nyirabyo nibaza kumpakanya bazaze kuko barabizi ko mbizi. Umuntu witwa Apotre ntago ngiye kuko navuze amadini reka mvuga abantu bose. Apotre Mukabadege Liliane. Iwa Kimisaga. We n'umugabo we bajya kumenyana. Yatangiye abwira umugabo we kajya mushakira amadiro.
amadiru yari ayahe rero Aha. we genda unshakira n'urugero ngiye gutanga Eh. genda unshakira umutipe wenda irwamagana tipe nawe yari umunjiniyeri utazi ibintu by'amatorero aho bigana Wa mugabo we. wazaza rero Eh. asenge icyumweru kimwe aca amarenga bibiri aca amarenga bitatu aca amarenga icya kane tuzamusengera ahita akira ahita avuga atajya n'imbere atera ikorasi Nibyo se. nkubwiye style y'ibitangaza byahaberaga niyo ubwo niba nkubwiye ku muntu utavuga umenye ushobora kuza agendera mu mbago abantu ntabwo bazi ko umuntu ufite amaguru udafite ikibazo yagendera mu mbago bigakunda kuki mutajya mubimenya imbago Eh. ngenzi ifashe nkazigenderaho nenetse ukuguru ntabwo nagenda Wagenda cyane. hanyuma se umbwiye ngo nzijugunye ukavuga ko nkize abantu barahumye kugeraho uba manipulating bakureba akagare kana abantu bagenderamo Kaba afite ubumuga. k'abafite ubumuga Mm. umuntu uri kukagenderamo ariko inama y'abafite ubumuga bazanagenzure niba ibintu bintu bakora bitarimo no gutesha agaciro abafite ubumuga kuko akenshi bagaragaza ko umuntu ntekereza ko bitera stigma n'abandi iyo uvuze ko abantu bakize kubera kwizera kwabo ushaka ko abandi bose baba ari gatagara ariko batagira ukwizera Ariko Theo nanone ngewe ibitangaza ndabyemera yego naho niho nanjye vuga nanjye ntabwo Ndabyemera. nemeranye nawe ariko kuko Imana ikora ibitangaza kuki pe. ibintu bibitangaza ubundi reka ngure ibintu bitatu biranga ibintu kandi bitangaza Yego. bibaho raroma Mm. gake Yego. gashoboka urumva Mm. nawe hahandi ubona ibintu ukabona ko ari ibitangaza Yabana. ariko umuntu uhora akora ibintu buri munsi karita mbere ko ari ibitangaza yapfuye niba dufite abantu kwa Bishop Rugagi hajyaga abantu haba amagare ariko amakuru yaje kuvuga yuko ngo nayo magare aho yaturukaga nayo nta warizana amagare hari ibikoresho by'abafite ubumuga byari property y'insengero y'urusengero kandi byo wabyibazaho urusengero rwabiguze he rwabiguriye iki sibyo ukibaza ngo ni gute umuntu ahagurutsa abantu kuwa mbere hagaruka 20 kuwa kabiri 30 ariko no wajya kureba umubare mu gihugu w'abantu uzi wewe bafite ubumuga bakize kumva ntago bazi nakubwiye ko ibitangaza ndabyemera ariko karita ya mbere y'igitangaza bibaho raroma gake gashoboka na Yesu akora ibitangaza ubwo nagenda mbwira abantu ko bitewe n'imyizerere y'umuntu ko abatwizera hano bose n'abakristo yego nawe mu mateka muri Bibiliya ntago batwira ko Yesu yakoraga ibitangaza buri munsi kuba huye nawe wese nuko agera aha ntago bavugaga ngo kubera ko akora ibitangaza abafite reka muri Bibiliya ho haracyarimo inyito ibiragi iki ariko ntabwo ubu ngubu muri context ya twebwe imvugo zacu byarahindutse ariko ntabwo babonaga abantu bose batabona ntabwo abantu bose babaye mu gace Yesu yabayemo bose abari barahumye bose barebye n'abapfuye bose ntibazutse voilà iyo bagiye gutanga urugero ku bazutse batanga urugero rwa Lazaro yego kuki batavuga se kuzuka ari ibintu bisanzwe igitangaza Lazaro ibaze kuba mu Rwanda muri Israel muri Uganda muri Kenya muri Nigeria twese tuvuga nde Lazaro ubwabyo karita mbere igitangaza ni ibintu bibaho raroma sibyo ikindi kintu cya kabiri igitangaza kigira ikiguzi igitambo se urumva ukora ibitangaza ubundi ukora ibitangaza ntabwo ari ikiguzi ndi kuvuga ndaza kubivuga gute kugira ngo byumvikane Lazaro kugira ngo azuke Imana yamusabye kubyizera Yesu yamusabye kubyizera Lazaro kugira ngo azuke yego yari yapfuye nta kwizera yari kugira impamvu mbikubajije nagira ngo mpite numvisha abantu wa mutego badutega ngo kwizera kwawe niko gutuma igitangaza kiba kuko Lazaro yari yapfuye yari kujya kwizera gutadahari ni twemeza yuko Lazaro yazutse kubera ko yari yabyizeye none abantu ni gute bashavuga ko umuntu ngo umwana ngo yizeye gusa yuko ngo Pastor Julienne Kabanda yabwirije ngo umugabo ngo waruzi wamenye gusoma atarageze kwiga ngo bitambyizera bita biba kandi ngo ngo mukurikira online atazi gusoma urumva abantu bagiye kujya biga maternelle bayige online kandi ugazigira azijya kuri computer online yase ngo afite telefone afite smartphone cyangwa computer akurikiraho Pastor Julienne Kabanda online uburyo pronounce online ay pronounce umuntu ubizi kabisa uyimenyereye sibyo
amaze kubimenya yarasanga abona ngo nabonaga banyandikira ngo nkabihorera kuko ntarizi gusoma no kwandika tayari uyihorera umuntu ko wamaze kubona ibyago ahubwo se utazi gusoma no kwandika anamenya ko banakwandikiye ariko kuki abantu nyine urumva ntagantu babasha gushyira mu iyo nyurabwenge ngo bamenye ko no kumenya ngo iyi app ni message iyi ni WhatsApp aha ni settings hanyuma baranyandikiye utazi gusoma mu WhatsApp wayitongera nuko uwamenya ko bakwandikiye kuzi gusoma ahubwo kubihorera no kwigwino waringa ibintu ntushake kubisoma ari kuzi gusoma nk'ubu ni gucatinga umuntu amenye gusoma atamenya no gucatinga noneho ngo nkimara kumenya gusoma nahise nandikira papa na mama nabo baratangara shamureke mbabwire muzajyamo rimwe ako ribu sinzi yari igihe rimwe na rimwe mbona ari igihe irangara ku bintu bimwe na bimwe niba kugeza ubutuzi context y'ubuzima bwo mu Rwanda education pour tous iza uriya mwana ubona ko aracyari mutoya bagitifu imirenge hirya no hino abana ubu bacikirije amashuri shana bageze byibuze mu wa kabiri mu wa gatatu kumbonera umwana utararikandagiyemo kireka abantu bana mu muhanda batagira n'ababyeyi umwana ufite ababyeyi iyo ndi kubabwira mwese mufite aho mutuye bagitifu ariko baze kuduha amakomantere wowe reka kujyana umwana wawe ku ishuri urumva gitifu umurenge arakubaza impamvu umwana utamujyanye iyo ni drop out wenda tuvuge agarukiye no mu wa gatanu primaire agomba gukomeza kwiga ni education pour tous yego uramwana ntabwo yabize muri rivari era ntabwo ari nk'iyanjye cyangwa iyawe aho kwiga wagombaga kuba twe natwe twishyuraga yandi make ariko twarahishyuraga ubu kwiga ni ubuntu kiri cyo cyatuma utiga ni ubujiji bw'ababyeyi bari ababyeyi bazi gusoma no kwandika umubyeyi wese uzi gusoma no kwandika tuvuge ko wenda yacikirije amashuri azi igihombo yagize kuba atararangije kwiga yakora icyo ashoboye cyose kugira umwana we yiga ariko ese yandikira ababyeyi be ase aribeshye kubera ko nyine ababyeyi babazi gusoma no kwandika yese abandikira nabo baratangara ese kankubwire uriya mwana umundi mwana kuriye wacikirije urumva ufite ababyeyi bize sibyo naho wekorega igitangaza cya kintu nyine kiza rimwe na rimwe kikirwa n'ikintu kinahambaye kumenya gusoma no kwandika ubundi utarabyize urarwana n'iki bagiye kubyiga kukiri mutoya amashuri arahari ya catch up abantu bakuru bajya kwiga cyane uriya mwana yararengeranye ku buryo yashakira igitangaza ibintu ubu nshakire hari ibintu biba byoroshye ko wabona ko nshaka kujya kwiga ngo ntageze mu ishuri ngo nkamenya gusoma no kwandika wagiye kwiga urinda ujya gushakira ibintu bitangaza ubundi uriya mwana ko nta myaka 20 wenda n'itana afite sibyo washatse umuntu kwigisha kuko ababyeyi bazi gusoma no kwandika umuntu akari umusirimu ubonye ko ari umusirimu ntabwo yabuze ubushobozi cyane mu bindi yashimye yavuze ko umuvandimwe wa mukuru we yabonye akazi keza ariko abantu bajya gukurikira logique y'ibyo bintu yabonye ari muri kategori y'abantu kumurira ahantu yiga umwarimu niyo buri personal bitamunanira kuki bishaka mu gitangaza igitangaza kikwiye kuba ari ikintu cyananiranye mu bundi buzima busanzwe kwiga byarananiranye kuri uriya mwana ababyeyi be ntabwo ari injiji kuko yese abandikira n'aba intellectuel buriya basagara bandikiye no mu cyongereza sibyo nose akaba yaramenye gusoma agahita amenya no kwandika mu cyongereza no gusoma icyongereza ariko se umvisha avuga umuntu utarageze mu ishuri utazi gusoma no kwandika ahita avuga message ni message hari ama accent agoye kura prononcer ku muntu utarize ntabwo uzaba mukecuru babwiye avuge Remigo TV bikamunira akavuga Rezo Vito akavuga ibintu bikomeye kurenza ibyo bamubwiye message umuntu utarageze mu ishuri na za online uburyo ayipronounce guchatting bari basanzwe banyarikira nk'abihorera nkabibona nk'abihorera ubwo n'icyo bakwandikiye kutazi gutandukanya setting kugira ngo umenye ko ari setting ukwanditse setting WhatsApp ukamenya ko ari WhatsApp sibyo message umenya ko ari message kubera ko basanzwe message kugira ngo umenye ko bakwandikiye message nuko uyimenye ariyo nese kwanza ubwo reka gusoma abantu bamenye ko n'imibare barayisoma cyane kugira ngo umenye ko ari nimero nuko nimero nayo uyizi warayizi imibare uyizi aho bigira imibare naho bigira inyuguti ni hamwe yasanzwe ahamagara gusa akompoza nimero ate yarasanzwe ahamagara nk'inshuti zanjye ngo ntangira kuzandikira izo nshuti wari ufite bivuga ko nimero zari zisevinze abantu bagiye bakurikirana bakiye muri logique telefone murazitunze inshuti ze niba atazi gusoma no kwandika ntari contact zazo zigiraga ntabwo wasevinga nimero utazi kwandika kwe kubuza imibare ya mibare y'amanimero yabo ukamenya no kwandika amazina yabo
hanyuma wese wandikira inshuti zawe wazikuye he WhatsApp ko uhandikira umuntu wasevinze mu ma contact kanaka wahise uzandikira ute wari uzikuye hehe ako kanya wari uzifite inshuti utazi kuko nta contact uzaba wari kuzibika utazi gusoma no kwandika ariko igitangaza kiraza waza wavuga ngo biriya bintu ngo Theo ngo suva kusoma no kwandika bitabaho ngo Imana itabifasha umuntu byabaho ariko gake hakumbwira ngo paso ngo yarabyishe ngo online ngo nanjye mbibonye ngo mitamyizera ngo bitabiba noneho ngo mitanizerera mama ngo mitamubwira ngo jya kwipimisha nta nubwo ari nyina wizeye mitamwizerera mitamubwira ngo jya kwipimisha ngahita asanga ni muzima urimo ratubeshya muri deontologie z'abaganga iyo umuganga cyane cyane noneho ku muntu wari usanzwe ufata imiti igabanya ubukana ntago wagupima rimwe ngo bakonfaminge noneho umuntu utarageze kuko ibyo byabaye ataramenya gusoma umuntu utarageze ngo utazi gusoma no kwandika utazi no kuba yarasomye n'igisubizo byuze ngo abitubwire yarasomye n'igisubizo avuga ati narakiboneye kuko icyo gihe ngo ni mu kwambere ataramenya gusoma ngo byabimenye ejo bundi sibyo niba ugiye kuduhamiriza umuntu utazi gusoma agaje kwameza ukuntu igisubizo cyaje ari negative ataranakisomeye ngo akibone nta nubwo ari nyine bitubwira ngiye narabacarengezeho ndacyara ahangaha ntegereje umunsi nzasaba imbabazi aho kuntega ibyo bindi mu ntege ko nzaseba ndi gusaba imbabazi narabwiye ngo umunzanire uriya mwana cyangwa passager kabanda muzane ngiye nzamucarenga mwereke ukuntu azi gusoma no kwandika ndetse azi n'ibindi birenze ibyo ngibyo azane mama we n'umuganga wamukurikiranye muri serivisi zo gufata imiti ku bana n'ubwandu bw'agakoko gatera sida amamirize ko nyuma y'igihe kirekire afata imiti yamupimye agasanga yarakize ngiye nzakora ikiganiro 30 mfukamye ari gusaba imbabazi vuga ni babantu narabavogereye narabeshye abantu baraza bakatubeshya ariko noneho iyo ugiye kureba babantu babizera buhumye niho bagambanyi ba kabiri rero nakubwiye iyo leta ibonye abantu bayo bahumye yego bari kuyoba sibyo yego rega leta y'u Rwanda yateganyije ko muri 2050 hari ikintu tuzaba twaragezeho mu burezi no mu buvuzi none isanze hari abandi bantu bari guteganya inzira yo kubigeraho itari yateganyijwe na leta yaciye mu nzira y'ubusamo nukuvuga ngo amatorero nadufashe yorohereze leta ikiguzi cy'uburezi kigabanuke tugira abantu bakumenya gusoma no kwandika kuko leta igomba guca hari umubare w'abantu batazi gusoma no kwandika mu Rwanda target nuko abantu bose bakumenya gusoma no kwandika ni ahantu bafashe leta rero abantu amafaranga ishora mu ibyo bintu agabanuke noneho abandi babashyire mu gikundi kimwe babasengere ndongera ngaruke hano wa muntu wemera yuko ngo bigomba gusobanura aba injijari zo zabisobanukirwa abaswa ngo abanyabwenge batazigera babimenya niba akomeza namubwiye ko ngiye nshobora kwemera yuko Imana ishobora gukora igitangaza ariko nakubwiye ko carte ya mbere yuko ikindi ari igitangaza ariko kibaho raruma gake gashoboka ariko uyu munsi uragenda ugasanga ibintu mu rusengero ngo bafite muri Grace Room ngo isaha yageze ni isaha y'ibitangaza urumva muri ka kake gashoboka bigomba no kuba mu gihe utabye expectinga ntago ari ibintu utegura kuko ibyo ni ibintu urema ibyo ni man made sibyo ibintu bituruka mu ijuru kwanza natereme ibintu by'abakozi b'Imana izahinduke abakozi b'Imana bahembwa n'abantu ubundi umukozi akwiye guhembwa n'uwakorera gusa abakozi b'Imana n'abakozi b'abantu rero none se umukozi w'Imana ugomba guhembwa n'abantu yategereje Imana ikazamuhemba mu bihembo itanga none ibihembo byabo bamaze kubibona ariko reka ukuri uzana basengera hariya muri Grace Room sibyo ayo mafaranga miliyari zingahe zinjiye agirira akamaro ndi abo basengeye kana rero bayazanya ariko bakubaka n'urusengero nakubwira nyine ko abantu bafitiye impuhwe leta batunze kurenza leta ibatunze sibyo erega buriya bino bintu by'amadini uziko amadini yose ndavuga wenda nk'ayakomeye amatorero nk'ayakomeye kwera kuri Kiliziya Gatolika harimo ikintu cya gikoroni gikomeye cyane uziko bari amafaranga ya Kiliziya ava mu Rwanda akajya mu Butaliyani mbese agiye kumara iki kuko ntekereza ko Mana reka nkubwire twaragiye turayoba ku kigero abadivantiste iyo bigeze ku rwego rw'igihugu hari amafaranga agomba kugenda akajya muri Amerika agiye kumara iki
niyo abantu oya abantu niba baratubwirije ubutumwa tukabwumva tukagira doctrine yabo tukayigenderaho amafaranga arambuka ajya kumara iki u Rwanda rurafasha Amerika ratera inkunga Amerika okay kubwawe rero ubwo no kuvuga ngo umuntu wa mbere wagambaniye Grace Room ni Julienne Kabanda abakabiri n'abantu yayobeje kuko reka nkubwire reka nsubire mu byabaye reka nkubwire kuyoba kwabona kukubwira niba umuntu azakantuka kubera ko navuze ko nanenze ukritika ibintu nemererwa n'itegeko nshinga yego ko natanga igitekerezo mbwa n'ibya ndabinenze nkanatanga fact sibyo akaza kantuka leta igomba kundengera nubwo nta kirego natanze sibyo ariko hari benshi babangamirwa nkuko nanjye mba nabangamiwe ntago wumvise ihangana ryabo ntago waryumvise aho umwe atanga urugero aho Apotre Mignone atanga urugero ngo ntibashinga undi akamuhindura umunyamarawe ngo murona tudashinga ririya hangana ubona kuriya mu bakozi b'Imana abo bashumbye urumva rimeze gute uburyo abantu bari abantu bahanganye abantu uburyo amatorero ahanganira ngo twebwe abo kwa kanaka nabo kwa kanaka ibyo bintu umuntu akubwiye kuri gwanganisha abantu ubita abawe kandi n'aba leta ibyo rero iyo leta ibimenye iyo leta ibibonye reka nkubwire ubundi intandaro ya byose ubundi kuturebe kuri timing Grace Room ko basenga online nkabana bagize ibihumbi byinshi nibura ibihumbi nk'icumi yego sibyo biri live ugasanga abantu bari live bari benshi yego hanyuma bakaba baturuka mu bice bitandukanye by'igihugu bakaba basengera ahantu hazwi ni gute ngeye umuturage usanzwe nabimenya RGB ishinzwe kubisuzuma ikaba yari tarabimenya RGB yari bizi kuva kera yari ceceke ndetse ushaka kumbwira ko RGB yo abantu yahaye ibyemezo RGB irivugira ko yahaye icyemezo umuntu cya ministeri ikwiye gukora iki ishamikiye ku itorero rya Pastor Stanley Kabanda nta hantu Pastor Jeanne Kabanda ndetse muri RGB nk'umushumba w'itorero rikora ibijyanye n'ivuga butumwa icyakoze ministeri bayemerewe iki gukora igikorwa cy'ivuga butumwa CS Rumasi iyo gusa kigenewe gukusanya amafaranga yo gukora ibikorwa by'iterambere no kuvuga ngo ushaka ngo tugiye gufasha abana b'imfubyi cyangwa bakobwa wenda babyaye batewe inda z'imburagihe wenda bo mu karere ka Gasabo tugiye gukora igitaramo kuri stade ubwo amafaranga kwinjira amafaranga azatangwa nayo kugira ngo tujye gufasha abantu nabyo bikaba kontabilize amafaranga akajya gukora cya gikorwa cy'iterambere nk'uko yabivuze yego nashaka kumbwira ko niba nakubwiye ko ngiye niba narinzi mbizi ko Grace Room ikora nk'itorero kuko ntago nigeze ndeba mu byangombwa byabo kugeza igihe RGB yabihagarika niko nari mbizi sibyo nkurikije uko n'amaraga bakora RGB yo none ishinzwe n'ubugenzuzi ifite abakozi bahembwa buri munsi ariko kazi bashinzwe utekereza wowe uko ubyuka mu gitondo utekereza topic ukoraho ikiganiro no mu gikorana RGB ifite abantu bashinzwe kuvuga ngo ndabyuka ngenzura abashinzwe ubugenzuzi umuntu uri gukora ibinyuranyije n'ibyo twamwemereye RGB bwira ko itari bize yari bize kuki bikoze ubu nicyo nayo bazana yaba yarasembuwe n'iki rero ndakubwira ibintu bitatu icyambere umuntu ashaka gukora ikintu kitemewe mu mpapuro ariko ntacyo atwaye akazakwihamagarira gute rero umuntu witwa Bakame kuri Twitter abavuze imbaraga z'umwijima Pastor Jeanne Kabanda akoresha yavuze ngo nabakozi ba satani ariko ngiye ari ahantu reka nkubwire ngiye biriya sinzi wenda abanyamategeko bazabisuzume sibyo ukwemera ko umuntu ntavogerwa mu itegeko nshinga sibyo ngiye uramutse uvuze ko nkorana na shitani ubundi wavuga yuko nagusebeje navuga ko wansebeje gute kwiyo shitani kuyiprovinga mu bifatika utayibona ngo bigaragaze none uko kakorera Imana none uhamye kakorera Imana icyo gihe cyaha gishobora kwitwa kwangisha umuntu abantu aha reka ungereye ku ngingo reka icyo tujye kwicyugiyeho umuntu bangishije abantu ninde ni pasiteri abahagurutse ninde bavuga yuko bari kubangisha abantu n'abayoboke be abayoboke baje gute ku muntu ufite ministeri byambere biragaragaye abantu baragiye barahaguruka uburyo batatsuriye muntu iyo popularity afite ntago ari umuntu wa ministeri ni umuntu nyine umupasiteri ufite amavuta so abantu ba mbere bahamagaye rero RGB nabarwanyije uriya muntu wabivuze n'imbaraga bazanye
no kugaragaza uwo ari we no kunabwiriza neza no kunayobora abantu ku Mana no kunariwe mu pasiteri wizewe ibyo bintu byose muri kubivuga ku muntu ukora ibyo bintu kandi abikora atemewe atabyemerewe icyo ni kimwe noneho kubikora ni kimwe ariko ubundi abikora ati bajya muri bya bitangaza ibitangaza hari abantu bambwiye ngo nese tewe ntabwo wemerewe ko Imana ikora ibitangaza ko Imana ishaka kuvura umuntu sida ko Imana ishaka kumenyesha umuntu ndabyiza ariko ntabwo leta y'u Rwanda ibyizera ntabwo leta igendera kuri iyo myizerere ndakubwiye ko leta y'u Rwanda muri target yayo yo gucubura ubujiji itazashingira ku bapasiteri bazasengera abantu bakamenya gusoma no kwandika izashingira ku mashuri izubaka ku barimu bazasohoka bakagraduatinga bakajya kwigisha abantu kubifatika nibyo izashingiraho yego ntago sida Ministre Dr Sabin Sanzimana azashingira ku bantu bazasengera abarwayi ba sida bagakira azashingira ku bukangurambaga kuri metode zihari zo kurwanya agakoko gatera sida no kukirinda ku miti ihabwa by the way ejo hari n'umuganga reka namushimira wambwiye ati buriya niriya miti igabanya ubukana abantu bajya banabyitondera umuntu yifata neza ushobora gupima ugasanga ni negative nanjye ariko nabyumvishe wifata neza reka nyambwira n'abantu yego ikintu bajya banasobanukirwa ni ukubera iki mu bisubizo umugore utwite cyangwa indwara nyinshi zipimishwa tuno tuntu twitwa test rapide kuki habamo igisubizo cya indetermine umuntu atarwaye atanarwaye icyarimwe umuntu yaba atari muzima atanarwaye kandi izi test rapide zirabigira cyane habamo ibisubizo harimo ibintu harimo busesha bitatu ni positive negative n'indetermine yego indetermine bivuze isobanuye iki hashaka ko influence yatuma yego biba uko bimeze atari ko byakwiye kuba bimeze nuvuga ngo ushaka kubona umuntu mbese kuko impamvu tufate nk'urugero nko ku bagore batwite yego hari imiti ashobora gufata hari ibintu ashobora kurya hari ibintu ashobora kunywa noneho babyita gute muri labo muri amareactif akoreshwa ni produit nkuko ushaka kunywa indi produit sibyo none se niba produit tuvuge ari reactif umuntu akoresha ni produit uramutse uyinyweye wamara uyivanze deja na kintu ugiye gupima kandi ko reactif niyo ituma igisubizo kigaragara iyo reaction nyine ibyo bintu bihinduka ibintu bikagaragara ubaye se muri produit yafasha harimo akadoze kayo niyo mpamvu haba ibintu byinshi bishobora gutuma biriya bisubizo bitizerwa 100%. Yego. Ntuzigere ubona Minisante kubwira ko biriya bisubizo byizerwa 100%. Izakubwira 80%, 70%, 90%. Unasanga harimo negative, positive na indetermine. Ariko ibindi kuvuga bigenewe abanyabwenge abaswa nibo bagomba kubisobanukirwa. Ese kucyura muntu yizeye yuko sida yakize biciye kwa muganga katambwiye ngo yizere gusa bite binarangira nuko mu byukuri ibiri scientifique bigifite agaciro birakonda. None se ibiri scientifique ko atarasubira kwa muganga zanshuro ngo basuzume barebe koko yabikonfirmye ati umuntu utarageze mu ishuri uriya muntu ayimana shimira Imana yuko ngo yahaye akazi keza mukuru we birashimwe birika nkubwire riri vague ngiye nagushaka kumenya niba akazi mfite ari keza cyangwa atari keza uzi nshaka kahese reka mureke mbabwire umuntu niba ari umwarimu shaka nako Imana yaramuzamuye shaho yabaye directeur ku kigo cy'amashuri ya primaire ntibanya akazi keza mu myumvire niko ari kubyumva sibyo ariko tubirebera inyuma kanaka shaka naka afite akazi keza burakora muri ministeri ko gasanga muri ministeri ni umudirateur kumva ko afite akazi keza kandi we yifuza kuba minister uhamya gute ko mukuru wawe yabonye akazi keza waretse akabyishimirira uza akazi yifuza abantu ntago abantu bashyira mu bwenge ngo batekereze urashimira akazi keza w'umuntu utarageze no mu ishuri wamenya akazi keza gute umuntu utarize kuko uri wowe niba utarize ubwo akazi kariko kose wabona niyo yaba muri mwarimu cyangwa ari umuplanto muri ministeri uri yabonye akazi ko batange n'akazi ku muntu utarageze mu ishuri ngo Imana ngo yamuhaye ubwo bumenyi none se akazi keza nakaye akazi keza nakaye kubera ko umuntu utarageze mu ishuri amutabonye akazi ku muntu wageze mu ishuri niyo yabona reka nkubwiye niyo ubonye ahantu nk'ubusitani turi gukoreramo umuntu busukura niba kondisiyo ari umuntu wize
kuko bakeneye wenda kujya bakominikana n'abakiriya bahaza. Uriya mukobwa ntekereza ko umuhaye akazi ko kuba umuwaiter mu kabari yabonye akazi keza. Okay, mu kabari wenda kane kukavuga kwa ko n'umurokore batavuga ko namusagariye muri alimentation akajya afasha abantu kumusobanurira ibintu nibi yabonye akazi keza ku muntu utarageze mu ishuri ka meme, sibyo? Yego. Nese ku kazi kamaye nabako nabonye akazi keza, ariko umuntu utarageze mu ishuri akeneye ubumenyi bwatuma akora muri alimentation, akamenya gusobanura korogati na close up. Akasobanura naho bitandukanye, akaba yanasoma ati hano doze ni iyi ngiyi ni iyi. Uwo muntu yabonye akazi keza aramutse atarageze mu ishuri, biragoye ko yanakabona akazi kuko karamurenze ko ntagazi gusoma no kwandika. Nese ubwo ngiye wisumbwira ko uramutse umpaye kujya kuba comptable mu alimentation, aho kazi ntakishimira katabasha kuntunga, nzaba mvuze nabi. Akazi keza se nakaye, akazi keza ukugashima ari akawe. Ngiye ntabwo wamya ko mfite akazi ko nagusa ko nifuza. Iyo mukuru waza akaza gushima akazi keza yabonye, ariko ibindi nyine barabivuga tugwa kuma mu mashyi ho nabonye bafite n'amafirimbi. Okay. Ariko bira bintu reka nkubwire ndakubwira bya dress code. Ni ibintu byo kugira abantu bahazanye amafirimbi yo kujya bagira mu rusengero, sibyo? Byose ni ibintu, ni imbaraga ntabwo nyivuze hari aho ziturutse, ni imbaraga ariko tudasanganywe. Imbaraga z'abantu bakavugirizwa amafirimbi uyize erega buriya tugira no mu muco. Reka nkubwire Evo, hari ukuntu ibintu by'Imana bidasaba urusaku ndi kuvuga ntago ari kura gusakuza, ari ibintu biri soft bisanzwe. Ubona nko mihango yo gusaba no gukwa, iyo umuntu avuze ikintu kiza kwa kuntu bamushimira bagakuma mu mashyi, sibyo? Yego. Bakavuza impundu, ibyo bintu byo ari kuvuga biri soft. Urusaku ndi kuvuga ntago ndi gupima ingano ya sound, oya. Ariko hari ibintu byose biri buriya kera twabyirutse, ababyeyi bacu bakunda kuvuga ngo nakataraza muzakazana. Akataraza ntibakazanye. Oya, akataraza mu bihe bitandukanye batubwiraga. Akataraza barakazanyaho amaturo atakirayo kuba bubaka urusengero no gukora ibindi byo mu nsengero, ari kugurira ababishop n'abapasteri babo imodoka nziza, ama Range Rover n'ama V8, sibyo? Akataraza karaje aho abantu bakomaga mu mashyi bakishima bakavuza impundu, ubakabasiga bavuza amafirimbi. Akataraza barakazanye, uhokana ko batakazanye n'indese kandi tukabona. Akataraza karaje aho abantu bashyiraho dress code yo mu masengesho. Muzaze mu giterane mwambaye uko kandi mukabyubaha. Kubyoza icyo bivuze. Reka nkubwira ibintu bibujijwe burya byose ntago bagomba kumanika icyapa. Oya, ushyiraho limite, ushyiraho condition y'abantu abatazuruje bakirimita. Hari ahantu umaze kubona dress code y'ahantu n'ukuntu bari smart, sibyo? Wowe kaka kiza gatangirwa ubuntu kuryo n'umukene yakabona, hari ahantu ntago yemerewe kukahabonera. Wahagera ute? None hari ahantu dress code wabayikuye. Reka nkwereke turimo tugana ku musozo kugira ngo ikiganiro tuzakora indi episode. Hanze ubundi episode imwe yasaba nyinshi. Aba bantu wenda bivuze biri vague. Yego. Muri episode ikurikiyeho cyangwa izakurikiraho. Ujye umbwira buri kantu niba ari ibitangaza mbigusesengurire, niba ari bijyanye n'uburyo batwara abantu amaturo mbigusobanurire, niba bijyanye n'icyayo maturo amara mbigusobanurire. Buri kimwe cyose hano nashatse kubikomatanya rero ko ari ubwa mbere tubikoranye kino kiganiro. Yego. Mu biganiro byacu bitaha tura specific ku ngingo tuyisesengure tuyinjiremo, kugira ngo n'abantu tubereke uburyo abantu bagiye bakayoba bagatana. Ariko ikintu gikomeye cyane, umuntu wayobye shaha arihuta aho yumva ari uri mu nzira, ku buryo nta nubwo abizi. Ubu nuvuga ngo kino kiganiro abantu bashobora kumva ibyo ndi kuvuga n'abatarayobye nyine. Uwayobye tayari ntabwo yabyumva. Ngewe abantu banumve ko yoje ukantuka, mpita mbona ko mfite akazi ko gukomeza kwigisha, sibyo? Kubera ko ubujiji urabukonfirma ibyo natekerezaga by'ubujiji urabukonfirma. Nanjye kubaza ngo abantu ubwo bujiji bwavamo butari kubwo, niba abantu wenda hari utarasobanukirwa ko ibyo uvuga wenda ari ukuri, reka ugazabisobanukirwe mu biganiro byacu bitaha. Biragoye ko rega bira n'uburozi nk'ubundi. Nakuye ko ni umuntu yarikisemo uburozi bw'uko umushumba wari kanaka wenyine, nta nubwo ari itorero, umushumba kanaka, sibyo?
nous sommes mortels mes amis, turi abantu bazapfa. Nuvuga ko nyuma ye ubwo Imana uzatubigenza ute? Uzatucukubire n'Imana cyangwa uzatupfana nawe? Abantu babyumve neza, ntawe nifuriza gupfa nanjye nzapfa. twese niyo Ariko niba wizera, reka nkubwire, mu buryo busanzwe tugira abayobozi mu bisanzwe beza, sibyo? Ku buryo Perezida Paul Kagame abantu benshi bamukunda batangiye guhangayikishwa no kuvuga ngo tuzakora uzamusimbura. Ntago muri aya matora ariko bimeze. Niwe gusa, niwe wenyine ushobora kugeza abantu ku Mana. Uri usengera hariya afata ko ari we, ni daddy, ni mami uhatugeza, ni mother of nations. Ni ukuvuga ngo igihe hazaba adahari ibihugu byose bizaba bibaye imfubyi, kuko ni mother of nations, ntabwo ari igihugu kimwe, ni mother of nations, mama w'amahanga. Igihe azaba adahari amahanga azaba yabaye imfubyi, kuko ntekereza ko mama ntabwo azaboneka undi, sibyo? Reka nkubwire impamvu biba bitandukanye. Muri politiki bagira abantu bita father of nations. Yeze kwa abantu barimo nka Sheikh Fazil abisaba yuko u Rwanda rwagira baba wa taifa, Perezida Paul Kagame kwa baba wa taifa. Umva itandukanira hano riri. N'uyu munsi muri Tanzania baracyagendera ku murage wa Julius Nyerere. Nuko nguko baba wa taifa agikora, aracyakora gihari. Ku buryo uyu munsi bakora ikintu ngo ya ntabwo ari ibintu Julius Nyerere yatubwiye. Yego. Ariko abandi ntago batwereka ibyiza bya Pastor Julienne Kabanda, batwereka amini ibyiza by'Imana, batwereka ubwe, kuko we ntago akora ibitangaza, ni Imana ibikora. Ntago batwereka Imana, wese ko iyo Imana ibasha no gukwirwa ari handi ndakwirwa handi hantu, iyo Imana iri cheap cyane. Imana igera ahantu hose. Imana nemere iri the greatest. Ni Imana ihambaye. Ariko kandi ntabwo ari ingome izangirira nabi. Kabona niyo ntakitwara neza. Soboka nkubwire, nk'iyo uri kuntega iminsi ngo kubera ko navuze ibi, ukuntu Imana yawe wewe wizera iciritse. Dufite abantu barangije imyaka 31 muri gereza barakoze genocide. Ibyaha bakoze byo kumena amaraso ntabwo byatumye barwara ibibembe. Niba nibeshye da, hakora ishyano nkaza nkavuga ko bira bitangaza bibera kwa Pastor Julienne Kabanda ari ibitangaza by'ibipapirano. Ninjye Imana iteza ibibembe, iyo Mana yawe iri cheap. Ntabwo Imana ari ukihana. Imana ikaruza abantu bugwa neza. Imana ni nyembabazi, ni nyarukundo. Iyo Mana yanyu y'ingome muyigumane, njye ntabwo ari yo nshaka. Njye nizera Imana ishobora byose, y'inyembabazi, kandi mu gushobora byose mujye munumva yuko idakeneye ko ntabwo reka nkubwire. Dufite ibibazo bikomeye cyane, aho wenda n'abantu bari kwibaza, wenda tunasubiye inyuma kato kuri mwe bambazaga byaho by'uburyo leta yaje kwivanga muri ibi bintu. Mena mbere kwivanga byo manze mbwira abantu yuko atari kwivanga, kuko abantu nabi igihugu. Ibarebera ititaye ku myemerere yanyu, ibarebera bose, kandi imyemerere yawe ishobora kungiraho ingaruka. Gusa ugeza n'abantu bazagira imyemerere y'uko kwica abandi, ndetse naguze ko ari abantu bari abantu bavuga ngo ni imyemerere ishingiye ku idini ya Islam. Umuntu ahabirivinga ko urwanyije Allah ashobora kumwica akabona ijuru. Yego. Leta arwanyije ibintu nk'ibyo urumva yabikora iki? Leta igomba kurwanya ko imyizerere idashobora kubangamira abandi. Niyo mpamvu nakubwiye ko akabyiniro ukajyamo uburenganzira bwawe, ariko gafite sound proof. Kuri njye utuye aho hafi cyangwa witambuke nashaka ukajyamo, utari bunsakurize. Yego. Icyumba urimo it's fine, kigumeho nushaka we gusasa, ariko ntushyiremo umwanda. Muri saro ntuhashyira umwanda, turahuriye. Ariko no mu cyumba ntushyiremo umwanda wanuka ukagera hanze muri saro nkawumva, cyangwa ukansanga mu cyumba cyanjye. Siko bimeze. Cyangwa compound y'inzi kabangamirwa. Igihugu rero ni nk'izo twese dutuyemo. Ugomba kugira imyemerere yawe, ariko ntibangamire yanjye. Ntibangamire kwanza, nitabangamira imyemerere yanjye, ntibangamire ubuzima bwanjye bwite n'uburenganzira bwanjye. None we urimo urabangamira leta, ukayibangamira ibyangombwa yaguhaye, udakora ibyo yaguhaye, ukayibangamira n'inyigisho uri gutanga ubwazo. Erega njye n'ibitangaza rimwe na rimwe tukitunemera ko ari n'ibitangaza. Njye sinzi aho ibintu byose byaje kubera ko bigomba kujya ku karubanda. Kuki ntabyo mufata bimwe ngo mubigumane biba amashimwe yanyu y'imbere? Reka nkubwire ko hano ndeba mfite ahantu navuye,
bitanu navukiye mfite uko nakuze narize ntekereza ko nshatse nakabaye nashimye Imana mbere y'uriya mukobwa nkashima Imana ko nize ahubwo nkamenya gusoma sinize ngo umenye gusoma gusa sibyo nazo abantu ba PhD ko badahora bashima Imana abantu banyuve neza mu ruhame ushaka badashima Imana yabafashije yego umuntu uri gusarura miliyari zingahe ku mwaka sibyo ntago ndabona bishimira Imana listen to me umuntu uri gusarura miliyari zingahe ku mwaka ntago yigeze imbere mw'iryo torero ngo bishimira Imana wagiye gushima Imana n'uwamenye ngo gusoma kandi urara nawe suko atayishima we katashimye Imana ngo erega nyine nibyo nakubwiye suko atayishima ahubwo abafite ibyo bashima barabishima bucece rega n'abayizera yuko burya hari n'umugisha ugomba kuwuzigama bucece kugira ngo atagira n'abakwata kugira ngo bakukunyage n'ufite amafaranga buriya mfite amafaranga arenze 1,100 ntarenga saa 12 hageze ubimenya akayanyambura cyangwa akanca umutwe so urumva hari n'amashimwe abantu bagira ukibaza iri rimo riramara iki twanzure se ko wenda erega hari amashimwe akwiye kubafasha abantu kubabwira ngo kwihangana narihanganye narabuze urubyaro sibyo hari amashimwe meza narabuze urubyaro kwa muganga byaranze which is true harabaje kwa muganga byanga akagera akabona urubyaro kwa muganga byari byaranze uwo muntu hari ikintu agiye kwigisha abantu sibyo agiye kwigisha abantu yuko kwihangana gukomeza gutegereza gukomeza kwizera Imana ari byiza hari n'abandi byafasha bitari no mu byaro kandi ntunasenya urugo rwawe ntunasenya urugo rwawe ntizatumusenya kuko hari abo byanga agahita avuga ati reka njye gushakira yego ngiye nshaka kumenya kugeza ubu kuba waramenye gusoma utarize ahubwo ngiye nkwiye kuba twashima Imana abantu bamenye bagiye kwiga gusoma bakabimenya niho bakwiye gushima Imana kuki utagiye kwiga ko ababyeyi bawe bize waragerageje kwiga biranga kuko ku myaka afite kwiga kumenya gusoma no kwandika biracyashoboka nta ibitangaza kuki mugore akuki Imana ahubwo iyo Mana mwizere ko ibyo bintu ntago Imana ishaka kwisuzuguza gutyo ifasha umuntu gusoma no kwandika atize kandi kwiga bihari ari ubuntu afite ubuzima ubwo se ahubwo agiye kureba baba afite ubumuga tuvuga bafite ama PhD afite ubumuga asoma akoresheje braille ubu kwikuza gishima Imana turavuga ngo wow barahari yarize uri kubyumva mudamu twawe w'umudokiteri yes kandi atabona urashima Imana ko wamenye gusoma ari umudokiteri oya pasiteri ari kubwira abantu bakabwira ukuntu kumenya ibihekana ari ibyadanje ngo ibihekana ngo byarabatsindaga ibihekana umuntu byatsindaga nindi aho yavugaga umuntu se twese umuntu wamenye gusoma no kwandika uyu munsi akari mu rutonde rw'abantu bazi gusoma no kwandika yavugaga hariya mu itorero ngo ibihekane byarabatsindaga ni bandi ariko biriya ni strategy ya manipulation yo kumvisha abantu ko kumenya gusoma no kwandika ari ibintu byadanje sister niba iki aricyo gitangaza Imana yagukoreye kumenya gusoma no kwandika utarize iyo Mana yabikora ibintu biciriritse wagiye se ukiga kukiri mutoye ko amashuri kwiga ari ubuntu nukareka abantu bafite PhD bakaza bagashima Imana ko babonye PhD sibyo kuko byo birahambaye ariko kumbwira ko wamenye gusoma no kwandika azambwire muhuze n'umwana wanjye w'imyaka 7 baganire cyangwa se ibyo yandika nibyo ari ikintu wibaza ukibaza kweri Tewe reka dusoze tuzakora episode ya 2 tuzakomeza tugenda tubivugaho abantu bagenda bamenya wenda bazanye nabasobanukirwa birashoboka ko ibyo uvuga byaba ari ukuri birashoboka ko ari haraho waba wibeshya abadukurikirana baze kuduha ibitekerezo batubwira oya abaswa ntago ari bubyumve kuko bategereje ibintu ngo byahishwe abanyabwenge bizahishurirwa abaswa nibyo bintu ngo bizaza bibituye mu uko babibabwiye nta no kugenzura muzajya mubibona uko imyaka ishira murebe ingaruka z'ibyo mwizeye reka dushimira abari twukiye bigana byacu byo nakagaruka shalom